imwe ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi ubanza ubu twari twinjiye ku munsi wa 15 ikipe ya APR uyu ni umukino wa 10 itsinze ikipe ya Rayon Sport. Icyo Rayon Sport yashoboye kwari ukunganya imikino 5 twinjize mu kibuga kuri uyu wa gatandatu ibitego 3 ku busa na kandi gahigwa ikipe ya APR ishyizeho kuko ntiyari iherutse gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigera kuri 3. Niki kintu cyabuze kuri wa gatandatu kurande rw'ikipe ya Rayon Sport? Urakoze. Turabireba mu buryo butandukanye. Reka ingingo ya mbere duhere ku bakinnyi babanjemo ku ma equipe yombi. Yego. Ubundi iyo ufasha abakinnyi ba APR 11 babanjemo usangamo byibura 6 bamaranye imyaka 5 ugasangamo abandi bamazemo byibura imyaka 2 bagera kuri nka 2 cyangwa 3 no kuvuga ngo APR abakinnyi bashya yari ifite mu kibuga ntabwo bashobora kurenga 2 tugiye kubyinjiramo. Yego. Duhereye mu bakinnyi b'abanyarwanda Rayon APR yabanje Pierre Mwizamu. No mukinnyi umaze imyaka itari munsi y'itanu muri APR. Babanza Claude kuri 3 amazemo iyo myaka. Ubwo hari uyimazemo cyangwa irenga. Bashyiramo Clement ari hafi kugeza iyo myaka. Bashyiramo Yunusu abamaranye igihe. Urumva ko backline yabo usibye umusore Jean Gilbert umazemo imyaka 2 abandi ni groupe imenyeranye imaranye igihe kandi idahinduka. Yego. Ngo byibura imyaka 2 ishize aba nibo bakinnyi n'ubundi babanzamo mu equipe ya APR. Ndaza kuvuga impamvu y'icyo kintu. Kuri 6 hari Sekiganda ni mushya. Dukomeje Dauda wari umwaka we wa 2 muri APR ariko ruboneka amazemo iyo myaka byibura 5. Twongere tumwongere muri babandi twari tumaze kubona 4 ubwo babaye 5. Ugafata uruhande roho barafinda naho amazemo iyo myaka byibura 5 ubwo babaye abakinnyi 6. Hanyuma Kiwanuka ni sezo ye ya 2 yajemo muri sezo ishize. Hanyuma hakazamo ndetse na rutayizamu Togwi mushya Togwi Mera. Reka duhere ku mpamvu yo kubanza kugaruka kuri aba bakinnyi. Ikita rusange abakinnyi ba APR bahuriyeho n'abakinnyi byibura 70% muri bo abanayimvuze abanyarwanda n'abakinnyi ba equipe nationale. Yego. Quality wise ushaka kuvuga ngo u Rwanda si igihugu gikomeye mu mupira ariko uko twaba turi kose bahamagarwa ntibakine. Bahamagarwa bamwe muri bo nka Claude bakagira imikino babona iminota yo gusimbura abakinnyi wenda nkaba ruboneka abandi baba bari kuri bench ariko iyo call up barayibona muri equipe nationale. Twigire ku bandi b'abanyamahanga. Iyo ufashe Kiwanuka ni umukinnyi nubwo iki gihe Uganda itamuhamagaye ariko still ni umukinnyi wahamagarwaga muri Uganda Cranes mu gihe gito gishize. Iyo ufashe Dauda muri Mediane ni umukinnyi waje yaratwaye igikombe muri shampiyona Ghana abanzamo ni equipe ya Samartex. Byakwereka level urwego akinaho. Abantu baravugaga ngo APR ngo nta kirimo ngo ijya kugura umukinnyi Togwi ngo ntacyo yaguze ariko ni bya bindi by'abantu nyine baba bafite impamvu zabo bavuga ibintu biraba bidafite ishingiro. Mu bigaragara ntago bavuga ko Togwi atari umukinnyi mwiza. Yarakinnye Premier Division muri Turkiya, Premier Division muri Europe mu gihugu nka Turkiya ari Galatasaray hakaba Fenerbahce. Ushaka kumwango agakipe yakinaga mu kare gato ariko kakinnye ikijo cya mbere. Yes. Yabonye ko rap muri equipe nationale ya Côte d'Ivoire. BET 1-2 it's okay. Ariko yabaye umukinnyi wabigize umwuga asohotse muri Afrika ajya muri Turkiya ahamagarwa muri national team. Yaba yarakinnye mu match imwe cyangwa 2 yaba yarasimbuye yaba nta minota yabonye ariko birakwereka ko ari umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru. Undi mukinnyi usigaye wo kuvugaho ninde barangiye. Bose aho urimo rajya kuri qualité y'abakinnyi n'uburyo APR Football Club imenyeranye.
par contre Na muri Rayon level. Sport na Urwego. levels n'urwego yego par contre muri Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport iheruka gutsinda APR muri 2023 yego mu bakinnyi bose babanje kuko abo bose uvuze ba APR barindwi barahari kandi babanzamo mu ikipe n'ubundi yatsinze yatsinzwe na Rayon Sport muri Okay. 23 muri Rayon Sport hasigayemo umukinnyi umwe yego utakijya mu kibuga utanakoreshwa mu myitozo witwa Ishimwe Ganijuru Eli. Iyo kipe ya 2023 ya Rayon Sport yarimo Rwatubyaye Abdul, yarimo ba Musa Esenu, yarimo ba Mkomani ba Ruvumbu yaririmo wa musore w'umugande mu ba Ojera muzamu yari nuzo ngo wagiye muri APR yari wagiye muri APR wa kabiri umuzamu wa APR none bavanye muri AS Kigali Adolphe wango ikipe ya Rayon Sport yo complètement yahindutse yose ko yakaba turabanza tuyinjiremo nayo kuko turagenda dukora nifuza ko dukora analyse ariko iyo kugereranya akantu tuvuze n'akandi dufata Rayon Sport umuzamu Paveri ni mushya ni isezo kuri kabiri Serumogo ni sezo nya kabiri giye kuya gatatu ndumva niba nibuka neza kuri gatatu Rayon Sport yakinishije Musore Prince ni sezo ya mbere tumaze kubona abakinnyi babiri bashya umutima wa defense yo Sudianye ni sezo ya kabiri ari gukina na Kabange ni nka sezo ya kabiri ariko nawe kuba regular starter bije cyane muri iyi sezo ko niba tubyibikiranye neza muri sezo yashize hakiri wa undi w'umunya Senegal wundi Omar Nyingi wabonaga ba perimeter asa na hatizewe neza ubwo nawe tumushyire mu bashya na nkaho amubarira mu bakinnyi bashya babaye batatu ngende kukubarira nuza gufata nimero 6 wa Rayon Sport Sefu amaze migi turaza kumuganira ukwe Sefu ni ingingo iza kubukwayo Richard ni sezo ya kabiri nimero 10 ya Bedi ni sezo ya mbere ariko sezo ya mbere no inafitamo n'imvune yego nufata Ngonge Gruari ni sezo ya mbere nufata Basane ni sezo ya kabiri nufata Rutahizamu Yves ni sezo ya mbere abakinnyi bashya bari muri Rayon Sport ni bande rigoga batandatu nabaze harimo umuzamu Pavel harimo musore twavuze ko Kabange tumushyira tumureke ni batanu rero ubwo ni batanu bari gukina sezo ya mbere abandi twumvisha bari gukina sezo ya kabiri nabo wumvisha kari benshi cyane ni benshi ubundi ikintu cya mbere bibanza gutakaza muri Rayon Sport ikitumye tubanza kuzana 11 contre 11 no kuvuga ngo si hame yuko ikipe imenyeranye cyangwa imaranye igihe yatsinda ikipe itamenyeranye ariko amahirwe yo gutsinda ku ikipe imenyeranye bari menshi hari utuntu nka dutatu turimo tw'ingenzi tujya ku ngingo B ariyo bench icyambere ikipe iyimenyeranye gutya by'umwihariko ifitemo abakinnyi benshi b'abanyarwanda bingaruka mu kintu umutozo wa APR yavuze muri press conference aravuga ngo mfite abakinnyi benshi b'abetranje nashoboraga gukoresha ngo mfite abakinnyi 10 ariko ngo nahisemo gukoresha abanyarwanda ahita bijyana mu buryo bubiri one ngo kugira ngo fashe umupira w'igihugu icyo sinyabara kukubwa ngo wari kijyanye n'icyo nshaka muri analyse ariko icya kabiri ngo parce que bamenyereye iyi mikino bivuga ngo ni message yoroshye kumva ni equipe ifite automatisme imenyeranye byaba mu buryo tactique uburyo bwo guhagarara mu kibuga amayeri y'umukino tuza kwinjiramo mu yindi ngingo byaba kubategura muri le plan mental kubumvisha iki iyo match ivuze ikihagarariye babakizi byaba ari ukuba abo bakinnyi ubwabo abafite ubwo buryo equipe yabo itari buze kugira ibibazo bya hato na hato mu kibuga by'imikinire noneho donc kumenya ubushobozi bwanjye ubwawe iki imbaraga ziri technique ziri physique byose ugenda usanga APR yari ifite ako kantu ka superiorité cyangwa se ko kwisumbura bijyanye nuko abakinnyi bayo tumaze kubona uko kuntu bamaranye igihe bamenyeranye bumva icyo deribari cyo tunareba na level bakinaho kuko muri Rayon sinagezemo ariko naho reka tuharebe urwego rw'abakinnyi babo mu guhamagarwa umuzamu Pavel Nzila ni umuzamu wa Congo Brazza ariko kuvagera mu Rwanda yahamagawe rimwe mvuga ko yasubiye inyuma kabiri Serumogo nta gihamagarwa mu Mavubi gatatu Musore Prince yigeze guhamagarwa mu Burundi ariko ntari guhamagarwa iyo Sudianye ni umukinnyi ukomeye wenda kiniye igihugu gikomeye
nka Senegal niyo mpamvu wenda adahamagarwa ariko bo nuko iki ni igihugu wenda gikomeye. Kabange muri iki gihe mu Mavubi yarahamagawe muri Corap z'ubushize ariko si wa mukinnyi wamaze gupuruva donc umaze guhoramo umaze gufatisha bihoraho. Sefu ashobora kuba amaze nka saison nk'eshatu pe adahamagara wenda muheruka i Butare ni nk'iya kabiri adahamagarwa. Sefu Richard ntarabona Corap mu nationale y'u Burundi. Abedi arahamagarwa. Ngonge ntago yari yafatisha muri equipe nationale. Ni ibya guhamagarwa rimwe kabiri ni umuntu ukiri kumenyekana kwa. Basane ntahamagarwa. Rutayizamu Yves nawe yahamagawe rimwe kabiri mu Mavubi ariko ntarabamukinnyi bavuga ngo aramenyerewe muri equipe nationale. Ubundi ugishyira ku munzani mu by'ukuri mu bakinnyi beza APR yarushagareyo abakinnyi 11 babanje. Yego. Tujya kubasimbura benshi ya Rayon Sport buri wese yagiye asimbuzwa ku mpamvu turi buze kugarukaho ariko tubanze duhere ku basimbuye. Yego. Rayon Sport umuntu wa mbere yasimbuje ni Rushema Chris kugira ngo asimbure Serumogo wari wabaye icyambu uruhande rwe buri rwo rwubakiweho ibitego bibiri mu gice cya mbere turaza kubigarukaho mu buryo bw'imikinire ariko bazanyemo Rushema nawe muri bwa bushya nawe ni mushya muri iyi sezo. Mushya muri iyi sezo yanatangiranye n'imvune. Yego. Amaze n'igihe adakina nyine mu ikipe ya Rayon Sport. Aha none kanagerekaho ko uyu musore Rushema Chris nkuko wari ubivuze ingengo ikomeye cyane ni umusore uje avuye mu mvune. Bivuga ngo no kwizerwa 100% ntago ari kumwizera 100%. Then uhisuhindura ajya mu team defense Kabanga asubiye kuri kabiri. Wumve nawe muri bya bindi bya equipe nationale nagakubo ntahamagarwa. Yego. Ndakwereka urwego rw'abakinnyi ba Rayon. Nujya muri Mediana basimbuye bazanye Fisto ni reject ya APR. Ngo ni umuntu APR yikuriye muri Marine ayigeramo babona atari ku rwego iramurekura. Anze gukoresha ijambo ry'ikinyarwanda rirakabije cyane. Bindi umuntu yaguhaye mwenda shaka oya ariko reka dukoresha ijambo ry'icyongereza ritari hashi cyane. Rejected. Iyo umukinnyi yabaye rejected muri equipe akajya mu yindi ngo APR yarekuye umukinnyi ibona yitakoresha. Reyo ni uri kwisimbura. Reyo yazanyemo Tony Kitoga bamukuye he? Tony Kitoga bamukuye muri ya mikino y'agaciro mwakinaga kuri tapi Nyamirambo. Kuri tapi. Uri gutoza hari. Yararimo aratoza. Ahantu nari ndi gutoza ngarikwa niho Rayon Sport yagiye gushakira umukinnyi. Indi scouting nta yandi makuru adasanzwe. Naho yaboneye umukinnyi. Yacenze abantu bakina. Wone musimbura. Kabyizi baramugura. Rayon Sport yongeye gukora indi remplacement izanamo umukinnyi yakuyemo Tony Kitoga. Arongera arasimburwa. Asimburwa n'umusore bakuye muri Gasogi United bita yitwa Rivaldo. Nimero 7. Axel yahoze avuga ati ni gute umujene nk'uyu usimbura ajya gukata ngo afunge baro bikanga baro centre kanga yavuze ati uyu mugongo kakiri muto bigenze gute. Rivaldo yaje mu kibuga asimbura Kitoga nawe wasimbura Gloire yaravuni baramukandagiye aravunika asimburwa na Rivaldo. Tony Kitoga yaje gusimburwa. Inde waje kwinjiramo ra Reyo yasimbuje batanu bayo undi mukinnyi Rayon Sport urumva Tony Kitoga yagiyemo arongera avamo. Yego kwera gukina nabi. Yego avamo amaze rero urumva icyo ahise ahindura icyo gihe asimbura abo bakinnyi no kuvuga ngo yakuyemo Serumogo kuri kabiri hahita hajya Kabange hanyuma Rushema ajya mu team wa defense. None gukuramo Sefu yasubije Richard kuri 6 agarura Bedi ku 8 hanyuma abona kuzana ku 10 umusore Fiston. Icyo gihe Basane yari ari ku ruhande bagikora izo mpinduka. Urundi ruhande rwa Rayon Sport nirwo rwahise rujyamo Kitoga hanyuma Ngonge Gloire ajya kuri point ubwo Yves nawe yaravuyemo. Sindi Jezi Paul merci. Hanyuma niwe wasimbuye nyuma Sindi Paul Jesus aza gusimbura Kitoga. Sindi Paul Jesus nawe n'umwana utarabona Corap nimwe muri equipe nationale. Reka duhera aho ngaho. Ukiri se kuri kwa kuno ruri kugereranya effectif waretse ngahita nkurebera abasimbura bose bari kuri bench. Yego. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport hari Mugisha, hari Pascal,
hari Jesus nyine wasimbuye, hari Fabrice, hari Fisto winjiye, Kitogo wongeye gusimburirwaho, hari Abdulaziz nawe wasimbuye, hari Rushema wasimbuye ndetse na Emery Bayisenge. Ku ruhande rw'ikipe ya APR aba subs bari Ruhamya Nkiko, hari Swane, hari Mamadusi nawe winjiye mu kibuga kanatsinda igitego, Ngabo Nziza Pacifique, Niyibizi Ramadan, Lamin Ba, Omedi, Ombolenga, Iragwa Haj ndetse na Bugingo Hakimu. Ubwo ndi kugira ngo bize kugufasha n'undi ukiri muri za comparison zikwereka ko muri aba basimbura banajya muri Rayon hagati. Ba basimbura ko ari cyo naningiye kuvuga. Reka tubyoroshye. Babanza muri Rayon. Reka duhere ku basimbuye muri APR. Omedi yabanza muri Rayon. APR yazanye Omedi ubu ntago ari guhamagarwa muri equipe nationale ya Uganda ariko yabonye call-up mu bihe byashize. Ni n'umukinnyi w'umwaka muri iriya sezo bajya kumuzanira. Yabonye nyinshi zikurikirana. APR yasimbuye Haji yaje amasimbuye ni umukinnyi wa equipe Chani yacu ariko byihariye yabanzagamo muri Rayon Sports sezishize. Ntabwo ari umukuburano kuko bamuguze muri Rayon ari umukinnyi regular starter ngenderwaho. APR yasimbuje Claude izanamo Bugingo Hakimu. Bugingo ni umukinnyi muri Rayon Sports wabanzagamo regular starter. Yego cyane. Ubwo nituvuze abari bari kuri bench bati izana Mamadusi uhamagarwa muri equipe nationale ya Mauritania, umukinnyi wavuga yuko ari numwe mu bataka mu byukuri abana bavuga bati no kubanzamo yabanzamo. Wone nagakwere kubanzamo nye kubwanye mukunda cyane mu bataka APR ifite. Tukiri aho ngaho mu buryo buri simple umuntu wese yabyumva ko mu buryo bwo kugira qualité ubwiza bw'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport iri munsi y'ikipe ya APR. So Ibigoga yivuge Roza Nishimwe na Aime bibarutse. Wow. Imana ishimwe. Dukomeze ariko ko ibintu bye bikomeye mukagira Imana. Dukomeze ariko mana we ni wowe n'abandi bose bibarutse uyu munsi gaho wirira mu kiganiro mbabari none se ndakorana n'umuntu ari kurira ugira amaranga umutima ubwo gakomera wa muntu wihangana ukagira Imana ndabakomodereta amaranga umutima ko fasha umuntu ndagira shama akamushwara umuntu dora amaranga umutima mutwara Rigoga nibyara ntazaza kurira gusa none se ibintu byose wowe burira cyamaye nka data ari impamvu nuko bikomeye nibo nkwe disi ntakundi kuri Imana ishimwe cyane. Ni byiza cyane. Yes nuko nyine so tubanza twemeranye kuri principe mbere y'ibindi tujya ku ngingo ya kabiri muri qualité de joueur. Kuri ino si umupira w'amaguru Rigoga nibagira ikintu bakubwira ikipe irusha indi icyambere kiruta ibindi kiba ari abakinnyi kuko nibo bakiteri principale nibo bantu bakora ko kazi. Ibintu byose wavuga ngo ufite ikipe y'umupira w'amaguru udafite abakinnyi bakomeye ni ukuri kw'Imana uri kwibeshya. Twemeranye ko Rayon Sport aya makosa yayakoze muri Rokritoma yaguze abakinnyi babi nubwo ari bashya ariko bari ku rwego rwo hasi cyane. Hari ukuvuga ngo ni bashya ariko bashya ku ruhe rwego kuko na APR hari abo twabonyemo bashya twagiye tugaragaza amaprofile yabo ariko se niba ari n'abashya ni bashya ku ruhe rwego rwose bidaca ku ruhande Rayon Sport Rokritoma zanyu zabaye mbi. Nere gushatse wajya no muri staff technique nuko nyine tugaruka mu bakinnyi ko ari bo bakiteri principal ariko ubundi wajya muri staff technique bwo wibwira ngo bapezanye. Twahereye hanze y'ikibuga nako twahereye mu kibuga ariko turinjiramo no mu kibuga. Rero mu bigaragara kwizigera na Rigoga ukuri guhari abareyo bakire ko ikipe yabo quality wise bari weak bari hasi. Icya kabiri kwizigera aragaruka ku batoza ndaje mbabubwe ubundi ikintu cyitwa instabilité cyambere ekipe yagira ni ukutagira uburyo bw'imikinire buhamye. Buryo ushaka kugira abakinnyi beza ariko kubera icyo kintu cyo kujagarara gihoramo ubahinduriraho abatoza bigateza ibibazo ikipe ntigire icyo kintu cyo kumenyerana. Ni nayo mpamvu ujya bana batoza mu bintu basaba kurusha ibindi byose basaba igihe. Arakubwira ati mumpe igihe nubake filozofi nicyo bita ijyana ntekerezo mu Kinyarwanda. Ni imitekerereze nshaka gushyira mu bakinnyi ni uburyo bw'imikinire no style of play nshaka kwempoza bisaba igihe kuyitoza no kugira ngo ifate. Reyo yazanye umutoza mushya Afahamia muri iyi sezo imuzana na Feruzi muri iyi sezo. Afahamia yatangiye sezo
ariko nta n'amezi abiri yamaze arahagarikwa, ikipe ifata undi mutoza wari umwungirije ahindura bamwe mu bakinnyi babanzagamo, Afahami yari yatangiye gushyira mu kibuga, impinduka turazizi, none hagira no guhindura n'uburyo bw'imikinire, kuko na setup byibuka ibintu abakinnyi barewe bakoreye pre-season bakinaga back 3, nyuma bageze imbere babona bidakora basubira kuri back 4, ariko mu bakinnyi icyo gihe bari baramaze gufatisha bamwe na bamwe mu pre-season, if niba mubyibuka neza harimo Emery wagiye akina cyane kuko Yusudi yatinze, Emery aza kuvunika avamo, harimo Rushoma Chris wakoreshwaga cyane akina bakina ari abadefenseri batatu, biza kurangira abuzemo kuri iriya match ntago yari ahari. Harimo kuba muri Rayon Sport y'icyo gihe yari ifite rutahizamu Ndikumana wari urimo kwataka, waje kubura biba ngombwa ko Yves ajya kwataka izamu. Ndashaka kukubwira iki, hagiye haba impinduka mu kibuga mu bakinnyi uko babanzamo nuko babapanga mu kibuga, yewe no kubatoza. Yego, umutoza yaragiye haza ikipe bita Rayon Sport ifite umutoza bita Aruna w'umusigire wabaye uhawe inshingano. Uwo mutoza aho ibintu bibera pire, ntafite umutoza wungirije, ngo ni umutoza umwe rukumbi, aribaza akanisubiza. Uwo mutoza afite umutoza wa fitness bamuzaniye ejo bundi Mwambari Serge ahageze saa 8 z'amanywa, ntabwo yatangiranye na ekipe. Mwambari Serge nta mezi 3 amaze muri Rayon, urumva. Mwambari Serge ndetse no bita Bakame umutoza w'abazamu, niyo staff technique ya Rayon Sport, kongeraho umujyanama team manager ari urimo uza gufasha Aruna. Yego, ariko dukompaye ku rundi ruhande nubwo nabari bashya muri APR, yego nibyo afite abatoza bungirije nka batanu, yego nubwo ari bashya ariko bose yego bafite amalisanse, ariko ugiye kugereranya urwego umutoza wa APR yatojeho rutandukanye n'urw'uwareyo, kuko wari ahantu hakomeye yatoje ni muri Vitaro. Hanyuma ugiye kureba nkuko Kwizigera yarayivuze staff ingano, ugiye kureba nyine akazi gakorwa n'abandi babafasha, atoza bungirije, aba fitness n'ibindi, ni ikipe ya APR nabwo ifite coaching staff imeze neza kurushaho. Ngiye rero gufata igitereko cy'abari bujye kuza kuduha cya kintu twita display, kutwereka umukino mu kibuga mbere yo kujya mu miyoborere n'ibindi, no mu kibuga uko umwe yatakaga tactique nuko yadefanze n'ibindi, tujya mu isaha ya kabiri. Rayon Sport mu mitoreze no mu mikinire no mu bakinnyi ubwabo babanzamo n'abasimbura iri munsi ya APR. Kalite ya APR ni imyenda, ibitenge, najyaga numva ba mukecuru bavuga ngo ni superi, hakaba n'indi kalite yindi bamusazi se bita gasoso umva njyewe Ruga musazi kandi ndashaka ni kalite iri hasi nyine ya Rayon Sport. Ndashaka ko dusohoka muri amasegonda dukeje abantu kuri YouTube, murabizi ko ntajya nyirebaho bavani bagiye kugera 10,000 wallahi 9,000 badukurikiye mu isaha ya mbere. Noneho Rayon Sport turaje tubabwira ikibazo muzifite, ibi byose bifite ikibazo, ubwo niturajya mu miyoborere, niturajya no mu mataktike uko bakinnye, ubwo mbese twishyushyaga ngo tuze tujye mu miriro ya nyayo, ubu twababonye.